ngo nayo yavuze General Kenge Generali Sylvain Ekeng akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC yatangaje avuga ati ibyo M23 yirirwa ivuga ntabwo twe turi mu rusengero yiriza akantu ko twebwe ndababwiye ko twebwe turi mu rusengero cyane hagara urusengero bimwe babigisha inyigisho ngo zubugira neza ngo mwicara ngo bakakubwira ngo niba guteye urushyi ngo ku musaya umwe ngo hindukira bagukaraga urundi ku wundi musaya ngo utahe wemye ati never ati turarwana ewana paka muhenerezo uwo ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge asubiza ku byo M23 ivuga ko barimo barabashotora ngira ngo cyajya bagisinyije abundi amasezerano aganye nakubwiye ko tugiye kujya tubona noneho buri ruhande ruvuga ngo barimo baradushotora kubera ko ari ukurenga nyine ku masezerano baba basinye uyu mugabo rero yagiranye ikiganiro na Deutsche Welle ubwo yasubizaga ku mirwano imaze iminsi hagati ya M23 ndetse na FARDC abajijwe ku bitero General Sylvain Ekenge yavuze ko M23 ari bashotora ati buri gihe twebwe twagiye twihanganira twitondera twubahiriza amasezerano dusinya ati turayubahiriza kugera ku nyuguti ati buri nyuguti ku nyuguti ko yanditse buri gihe ni M23 irenga ku by'agahenge ibi narabivuze inshuro nyinshi ari mukurira ari mukuri ari mukuri kuko barataka kandi na wazalendo zizi amashusho si ari hanze zivuga ngo zazigiye Kavumu zatatse zijya Bukavu zivuga se ko Bukavu M23 hafite kandi mu masezerano yo gutanga agahenge ke M23 itagomba kuva mu bice yafashe babagiye Kongo yo rwose wazalendo nizo zizabisoreza ku bijyanye n'ibimenyetso hano babihari yavuze ko ibitero bagaba biba ari ugusubiza M23 iba yabashotoye ati kuko batakubitwa urushyi mu musaya umwe ngo bategundi ugavuga ati FARDC M23 dukubite mu musaya umwe niturangiza w'ibumoso duhindura n'uburyo ikubita kuvuga kuri za nyigisho zo muri Bibiliya ati ntidukorera mu nsengero ni mu rusengero bavuga ngo niba ukubiswe ku musaya w'ibumoso utange n'uw'iburyo ntabwo dushobora guhora turebera abadutera n'abadushotora ntacyo dukora bavuga ko twabarashe ariko nibo baba badushotoye arumva ibintu biba biri ku rundi rwego biba biri ku rundi rwego abatira ntago ari urusengero aho tuba nende hababwiye se ko twebwe tuba mu rusengero yasha barababeshye ibi rero byatangajwe na FARDC bifatwa nko kwiriza ayingona urumva kuko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko inshuro zose hagiye habaho kutubahiriza agahenge FARDC ariyo yabaga yashotoye abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 ku itariki 21 Ukwakira 2025 sejo bundi ingabo za Kongo zagabye igitero cya drone za CH-4 ku indiro bya AFC M23 muri Kalembe na Kalonge muri teritwari ya Masisi no muri Ihula na Mpeti muri teritwari ya Warikare ubwo hano turi gusobanura ibyo bitero ukuntu M23 iyo atariyo yari yabanje kwataka icyo gihe kuri izi tariki kandi Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki 21 rekera ku 22 Ukwakira ibi bitero byagabwe no mu duce dutuwe cyane turimo Nyarushyamba muri Masisi Kashebere muri Warikare n'utundi duhana imbibi hano se M23 yaragabishije indegera Kanyuka asobanuye ko ibitero bidasubiza inyuma gahunda y'amahoro ya Doha ahubwo binangiriza bikanagaragariza isi yose ko leta ya Kongo ishyize imbere intambara kandi igomba kwirengera n'ingaruka z'imyitwarire ariko kuri Sylvain Ekenge we ibyo Kristo arabihakana era murongo ubundi yifashishije abantu benshi barawifashisha ni umurongo uri muri Matayo 5
igice cya 39. Matayo 5 igice cya 39. Aho Yesu hadusomere mpabasomere niba mfite Bibiliya hadusomere twumva ibyo Ekenge yavuze muri Bibiliya. Namba nyifite hano ngiye nkunda ijambo ry'Imana cyane. Bibiliya irimo amagambo y'ubwenge. Bwanditse muri Matayo, ni Matayo 5 ku murongo wa 39. Ku murongo Matayo 5 ku murongo wa 39. Waba ukoresha Bibiliya yera, waba ukoresha Bibiliya ntagatifu, handitse ngo iki? Haranditse ngo ariko ngenda babwira nti ntimukagire uwo mwihurira, ahubwo uwagukubita urushyi ku musaya w'iburyo umwereke n'uw'ibumoso ahondagure. So nuwango ubu n'ubutumwa Yesu yatangaga, arimo arabwira abantu, abwira ko bagomba guhindura imyumvire, kuko ino myumvire twasubiye yuko umuntu agomba gutera urushyi ugasubiza urundi. Niyo yari iriho mbere ya Yesu, aho mbere ya Yesu undi ravugaga ngo ni ijisho ku jisho, iryinyo ku ryinyo, guhora. Niba umuntu akwiyengoje nawe mwukubite, urumva? Niba guteye kimwe umutere bibiri, ariko byibura niba guteye kimwe n'ugendera nawe umutere ikindi kimwe kimeze nk'icyo ngicyo. Ariko Yesu ababwira ati ino myumvire igomba guhinduka. Ariko uyu munsi ntabwo bikunda, umuntu agukaraza akagutera ikintu ugatuza gutera icya kabiri, arakwanuranye. Nibyo se wazubiye. Hari akantu kamwe nabonye abantu batanzeho urugero, berekana aho abantu bagiye kureba ahantu umupira kuri stade, ku gastade ukuntu. Noneho kubera ko bari ari abantu benshi, abantu bari imbere barabakingiriza, inyuma hari imodoka y'umutaramu ngo ugira umutima mwiza, barangije bayihagararaho bose, bayihagarara. Kandi hari izindi modoka ariko zegeranye kandi n'abantu bagira ubugome cyangwa se batajya bavogerwa, abantu nka 50 bahagarara ku ivatiri hejuru birebera match, ati imodoka ni umuntu mwiza nari yego bayihagarara nibwo irimo iraponda manaki ari mudutwa. Sarabizi ko no murongo n'umukuru w'igihugu yabigarutseho, avuga ati igihugu cy'u Rwanda, kuri igihugu cy'u Rwanda yabigarutse, aravuga ati ibyo ngo watera urushyi ngo ngatega undi musaya, nibibaho ibyo ntibyakunda. So ku ruhande rero rwa FRDC, biragaragara yuko ukurikije uko situation imeze, urumva nabo nyine bagomba kuvuga ibingibi. Uno umuvugizi w'igisirikare cya Kongo avuga uyu munsi ntabwo yakwemera ko barimo barataka, kubera ko hari amasezerano basinye, by'ukuri kuyubahiriza bikaba bikiri kure nk'ukwezi. Ntabwo bishoboka uyu munsi rwose Sylvain kubahiriza aya masezerano. Sylvain Ekenge ati reka ibintu, ati ni M23 dushotora buri gihe, ati rero ntabwo yadukubita ngo dutege umusaya umwe ngo duhindure ubundi ikubite, ati natwe dutatu yishyura direct. Bagita bajya bo ntabwo bari mu isezerano rishya, baguma mu isezerano rya kera aho guhora ari ijisho ku jisho. Iby'isezerano rishya ntabwo babirebaho, byo aho ngo muri Matayo harya ngo ni 5:39. Ubu se koko diza ko n'abantu batwumva babizi, ubu abantu bari ku murongo w'urugamba, ninde wiriza hagati ya FCM23 na FARDC? Ninde ugaragaza ibikorwa by'ubushotoranyi? Ariko bose barataka penye, nicyo navuga. Gute ukuvuga ngo ukurikije ko bimeze, nuko bose buri wese azana ibye, buri wese azana ibye, buri wese abagaragaza yuko arimo ararengana. Ariko FARDC yo ku ndege nyine n'ibitero by'indege nabyo M23 bayazihagurukije ku buryo bajya kwishyura, bakishyura n'ibindi bitero by'indege. Umugabo iyo agukubise urushyi, iyo ufite inyundo n'uhita uyimwasa. Ariko nubwo ntabishishikariza abantu, umuntu nagukubise mu butabera, ubutabera ngaho ibyo tuvuga ni iby'intambara.
uramenye ko uramenye mu ntambara hari ho no nta mu butabera ntambara buhaba. nabwo nta butabera buba buhari iyo umuntu akurashe nawe uramusubiza mu rwego rwo kwihora ariko mu buzima busanzwe umuntu nakwendereza ntuzagendere mu mujyo we atazakugusha mu cyaha. Ibyo rero bikaba bisobanuye yuko ku ruhande rw'uburyo rw'imirwano imirwano yimeze nabi pe. Oya imirwano rwose pe imirwano imeze nabi nabi nabi. Nubwo Sylvain Kenga avuga gutya baragaba ibitero byo mu kirere cyane cyane ku butaka kigira Wazalendo. Ku buryo Wazalendo nyine ntabwo bikundira ko ku butaka ikubita nubwo mu kirere leta ya Kongo iba yakoze ibishoboka byose kugira ngo yigize inyuma ibijyanye n'ibitero byo mu kirere M23 ngo isubire inyuma ariko ntabwo bikundira abangaba bari ku ruhande rwa leta ya Kongo bari ku butaka. Ubwo kandi M23 ikavuga ati twebwe ibitero byo mu kirere twabivugutuye umuti. Hakaba hategerejwe kureba nyine niba koko uwo muti warabonetse ku ruhande rwa M23 bavugaga ariko leta ya Kongo yo ntabwo ibitero byo mu kirere izabihagarika. Biragoye kugira ngo ko twatangiye no kubona indege idasobanutse mu kirere cya Goma kugeza uyu munsi tutaramenya ibyayo. So Karo, nitwasoreza reka dusore